Bufaransa ubu ngubu tuye mu mujyi mu gitwa Lyon. Lyon abantu benshi barahaze ni n'abafana ba football harimo equipe yitwa Lyon sufana Lyon nawe hariya ni tegeko iyo mu mujyi ugomba gufana ikipe yaho ngaho kubigenda mu mujyi wa Mani bufana byarahindutse abantu aracyari basista ariko ntabwo ari cyane ntabwo byigeze bikubaho we byambayeho nyagira muri 2004 byambayeho abantu bakwita umuniga ubundi niga nyine muzungu kuvuye gutya abagutu se nagabo bagize inguru umuniga wenyine uko twe twivuga hari n'abashobora kukagresa hari n'abana bigize n'abana bamwe bigize gupfa hari parikera ariko ngubu rasisi ngenda igagabanuka. Alright, reka twongere tubasuhuze mwese mudukurikiye muri kano kanya twongeye kubaha ikaze mu biganiro bitandukanye bya buri munsi tubategurira hano kuri IRIS TV ngendisha twishimiye mayikaze abantu mwese muri za diaspora zitandukanye mayikaze abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye byarwo mu ntara enye ndetse n'umujyi wa Kigali wadukurikiye no kuri iris.rw kariya zimwe mu nkuru twanditse zigiye zitandukanye uyu munsi rero nkuko mubibona kuri screen zacu twongeye twakiriye umutumirwa ni buri munsi tuba dufite abatumirwa batandukanye batuganiriza byinshi bitandukanye kugira ngo dukomeze tuve mu irungu dukomeze kandi tunagende twunguka ubumenyi kuri bagenzi bacu. Twakiriye umusore rero mubona usa neza wari umusore ne wari umugabo araza kudusobanurira muraza kumenya byinshi bitandukanye ariko mbaze mwakire numva ko ameze numve atubwiye nuko ari kwakira umuyaga wa hano i Kigali cyane ko atarabe hano i Kigali mu minsi ishize. Bro umeze neza? Meze neza cyane. Urakomeze neza? Tumeze neza. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Tubakwakire kuri IRIS TV. Murakoze cyane Imana. First of all reka tuze tumenye amazina y'umuntu twakiriye umutumirwa wacu uyu munsi. Okay, njye nitwa Musoma Kimana Dieudonné. Ndi producer ariko mu izina ryo producer nitwa Mr. Rodri. Nkaba najanga mu Rwanda muri vacances. So Rwanda rwatubyaye. Wazi iminsi na ingahe? Maze ibyumweru bibiri. Amaze kumenyera by the way. Umuyaga w'i Kigali uri kubona gute? Kigali arashyushye ariko harimo akayaga keza cyane. Arahindutse ibintu byinshi byarahindutse maze imyaka myinshi nagiye. Warukaga intara ryari? 2009. Ni imyaka myinshi, imyaka 12, imyaka myinshi. 11 ya. Urebye bimwe mu bintu byagutunguye Kigeli nta n'ibiki. Byambwiye no ko hahindutse cyane. Cyane ku buryo anani ugera ukayoba kandi hari ababaga cyangwa urusanzwe. Alright, amazina ukoresha by'akazi ni Mr. Hoodream. Okay, Hoodream. Alright, niwe tujye kuganira rero byinshi bitandukanye. Twajyana twagura ikiganiro turafitemo angere nyinshi zitandukanye harimo ya ubuzima bwaturutse uko bumeze uburyo yagezeyo ndetse na gahunda arimo projet arimo hano i Kigali nahoze mbona uzana na Kamaro ndavuga ati ibyo byose bana bagabo bose n'abakozi ari Kamaro byanga bose projet mufitanye. So reka rero tujyane ibintu ku murongo. Ujye kwisanga muri France 2009 wagiyeyo ugiye kwiga ugiye gushaka amafaranga byo rimeze bite? Ntabwo nagiye muri 2009 nagiye 2004. Sorry 2000 na numvise ngo yavuze 2009 nyuma ndi stara nkomeza amashuri ndarangiza maze kurangiza nshaka akazi ariko nagiye ndi kumwe na famille. Rero kigiye nari umwana w'imyaka 15 n'igice no 16 nimaze kuza 16 ngenda ndiga nsanga ababyeyi nyuma nkomeza amashuri ndangiza lycée maze kurangiza lycée njya muri university niga imyaka 2 noneho amashuri yarangije. Mu France ubu ngubu tuye mu mujyi mu gitwa Lyon. Lyon abantu benshi barahaze ni n'abafana ba football harimo equipe yitwa Lyon sufana Lyon nawe hariya ni tegeko iyo mu mujyi ugomba gufana ikipe yaho ngaho kubigenda mu mujyi wa Mani bufana. Olympique Lyon.
So baza kudusangiza rero byinshi by'ubuzima bwahariya cyane ko abanyarwanda harimo abafana benshi ba football, ni igihugu by'umwihariko kibamwo abafana ba football benshi n'amakipe akomeye. Cyo tuganira n'abantu benshi bavuye muri za diaspora usanga n'abanyamerika cyangwa se ababirigi. Uyu munsi dufite amahirwe ko tugufite uvuye muri France, utubwira ubuzima bwakuntu aho bumeze, ndetse tumara amasiko kuri byinshi nyine umuntu wifuza nko kujya muri France yazahasanga. Deni none tuze no kwagura ikiganiro tugera no ku kazi uburyo kaba kameze. Hanyuma wize ibiki usanzwe muri high school cyangwa se muri university? Bon, niga muri lycée, nize section ya economy. Niga imyaka 3 nyine lycée ndayirangije. Nyuma nkomeza muri DIT. Ako DIT nayo mu bintu bya commerce communication. Ushobora gucuruza kuri network. Ni gushaka kuri network. Ibintu byo gukora mu biro, logistique. Ni ibintu byinshi biba biri muri iyo section ya DIT. Noneho nyuma mbona akazi ariko kamaze byari meze nka stage. Icyo gihe ntabwo bamfashe bitamindura section. Maze kumva section nahise njya mu bintu bya sécurité. Nyuma njya kujya mu bintu bya Eats bya delivery. Ubu nibyo nyirimo. Okay. Ariko rimwe na rimwe njya nkora mu bya za logistique. Kuri ibyo mfite utuzi dutatu. Twose korera hari iriyo. Hasi muri hari. Gusa ubibasha kubimanaginga gute, basha kubihuza gute? Nukwitanga, urebye nukwitanga. Nakuvuga ngo ntabyo gusohoka, ntabyo kujya gute, nukwitanga. Hanyuma akubu producer ko kaza muri ryari ko? Producer nakora iyo nabonye umwanya. Nakomara nawe arabizi ko bamuvuze tujya tuvugana ndimo guproducinga iyo nabonye akanya. Uri mukora imiziki? Mba ndimo nkora imiziki. Imiziki numva producer benshi ama dream park aba yasohotse. Ngenda numva ingoma nyinshi. Yeah, okay. Kugeza ubu se ari imwe mu miziki ishobora wamaze gushyira kuri platform abantu bashobora kwitaba? Zari nyinshi kuri YouTube, ziri kuri soundcloud.com. Okay. Wowe bwawe usibye gukorera abantu imiziki nta yo ujya wikorera ntabwo ukunda kuririmba? Yanjye namaze kuririmba, ariko konsinga baririmba. Ngenda nkora production. Okay. Yes, nuko bimeze rero. Muri France rero duhe image yaho cyangwa se ishusho yaho mu kubijyanye n'imifane ndetse no gukunda amakipe hariya cyane ko burabya n'ibyo abantu wenda bahita banibaza. Football hariya nabonye biba bidasanzwe urya abantu ku stade bameze bafite ishyaka ridasanzwe, bamwe barira kuri stade ikipe zatsinzwe ukabona abantu b'abagabo n'abakecuru bari kurira. Ririya shyaka rivaye mu Bufaransa ni igihugu kinini cyane kirimo imijyi myinshi. Buri wese rero abagomba kuba proud y'umujyi atuyemo. Nkaburiya nk'iyo Saint-Etienne yakinnye na Lyon, ntabwo ushobora kwambara umupira w'icyatsi icyo gihe ku munsi. Ushobora guhura n'ibibazo. Uri muri Lyon? Cyangwa wenda wambare umupira w'umweru n'ubururu uri Saint-Etienne. Ntabwo bishoboka. Aho ngaho bahuye no mu nzira bashobora kubibazo. Kuvuga ngo hari solidarity ikomeye cyane ku buryo abantu bafite n'amakarita ya za abonnement nyine kuri ayo makipe. Batangamo amafaranga. Batanga amafaranga buri kwezi kugira ngo ikipe izamuke. Igura abakinnyi. Okay. Ejo bundi nabonye na Messi yaraje muri France. Yari bimeze bite hariya muri hari parara abantu benshi cyane ku kibuga hari uza abantu icyo gihe. Hari n'amateleviziyo menshi cyane. Nyine byari nka event ikomeye cyane. Yari event ikomeye cyane. Ugize uhagera? Oya sinahageze kuko ngiye nawe n'umufana wa Pezero. Umufana wari. Ngiye n'umufana wari. Ariko byari ishema by'umwihariko kuri shampiyona y'Ubufaransa mu kugira umukinnyi Mureya. Brad
tuba twifuza ko PSG nubwo tutayifana ariko twifuza ko Ubufaransa bazongera bugatwara Champions League. Ya byari ishema no ku Rwanda by the way kuko dufite Visit Rwanda kandi iriya project. Hanyuma kuba uri muri France uri umunyarwanda ndetse unahamaze n'igihe kinini afite experience nini ihagije donc biba bimeze bite abanyarwanda benshi se urabasha kwiyadapta kuko mbere si ko France y'inihari ariko abanyaburayi kenshi bajyaga bagira na racisme iri ku rwego rwo hejuru tubwire kuba black people ubu ngubu ho bimeze bite ubu ngubu ukuntu ibintu bimeze byarahindutse abantu aracyari basista ariko ntabwo ari cyane ntabwo byigeze bikubaho wowe byambayeho nyagera muri 2004 byambayeho abantu bakwita umuniga ubundi niga nyine umuzungu kubuye gutya abagutuse ntabwo bagize ngo umuniga wenyine uko twe twivuga hari n'abashobora kukagresa hari n'abana bigeze bamwe bigeze gupfa hari parikera ariko ubu ngubu rasisi igenda igabanuka bamaze kugenda babakira ubu ngubu umwirabura ashobora kuba Obama yabaye perezida w'igihugu gikomeye ku isi umwirabura harashaka kuba minisitiri nka ba Christine Tubira hari n'undi munyarwanda w'umujene ugeze kuba umudepite w'umunyarwanda muri France ubu ngubu ari umwirabura ashaka gushinga kampani ye nta kibazo. Okay, byiza cyane ubona ko n'ibindi bihugu byinshi bitandukanye hariya bitangiye kugenda biza i Burayi cyane ko bitari bimenyerewe ariko ari nk'ibihugu usanga bikaze yabugira bagikunda gutembera ibihugu byo muri Europe byo muri Est wewe na za Pologne Russia Slovakia Czechia hariya ho rasizim iracyahari babamba ko nyine umwirabura ari hasi nyine ariko muri France bigenda bihinduka kuko muri France abirabura turi benshi n'abarabu nabo ni benshi abantu nyine bagenda batumenyera muri Europe ubundi ntabwo ari urasizim nuko umuntu abatinya undi muri Amerika bo n'abarasiste ariko muri Europe uko umuntu abatinya undi kubera critères zitandukanye ariko ubundi ntabwo rasiste mu bice ngo bugenda muri France. Okay, ari cyane ariko ngira ngo namakuru njya numva nko ku bantu baba Belgique ariko na France na France kusanga wenda nka bamwe mu banyarwanda bari ubu usanga harimo abagitinyana ugasanga ubwoko bwacyahawe kandi twe twaranabirenze cye ibyo bintu bimeze bite hariya ntabwo ushobora guhora umunyarwanda ukamwishisha kuri yewe no harabishisha kuri yewe nuko abanyarwanda nk'abo ngabo ni abanyarwanda bagiye intambara ikirangira bataragaruka hari n'abanyarwanda bakeka ko mu Rwanda hakiri intambara twebwe twagiye nko muri za 2000 twebwe ko ahangaha nyine turahazi nta kibazo dufite ariko ibyo birahari cyane muri Belgique Canada no muri France rimwe na rimwe birahaba birahaba cyane mbona bibona no ku ma social media ugasanga icyo kintu kiriho ubwo wenda utagihura nabyo cyangwa se wagiye bishobora ko isanzwe nko mu gace ka bitarimo cyane nagiye iyo ubibonye gutyo umuntu nk'uwo nyine uramureka arashobora guhinduka ariko umuntu nk'uwo uramureka kuko ubwo abanyarwanda twifuza nuko bose babana hamwe numva amacakubiri akabaho ahubwo tugatera imbere ngiye n'icyo maharaniye ariko hariho nyine abakunda ibyo umuntu nk'uwo nyine uramureka ukubuza mu nzira zawe ko hariya umuntu cyabagiye gushaka opportunity zo gutera imbere zo kwavansa gutera imbere. Aka kanya umunyarwanda uri mu Rwanda ufite inzozi zo kujya kuba i Paris cyangwa se indi mujyi wose muri France mu buryo bw'ubuzima wenda wamuhiye shusho
ishusho namuha buryo gushaka ubuzima ushaka amafaranga n'iterambere muri rusange. Muri Afurika abantu bakeka ko muri Europe ari inuza ari paradizo. Europe ntabwo ari muri paradizo kuko nabo Europe nayo ifite uruhare mu kubeshya abanyafurika ngo Europe ni muri paradizo. Europe burya ni umugabane uri compliqué. Ugomba kumenya ururimi utangira a zero. Icyo navuga ni uko hariya ushobora gutera imbere, ariko hariya gutera imbere muri biriya bihugu ni ugukora cyane. Ugakora cyane, kurinda ibigare, kurinda amafete menshi, ugakora cyane. Ntabwo nyabura ngo n'agacupa cyane ngo byatanye. Hariya Nyafurika bagezeyo karabaherana gusa kabisa ari gusa. Urakanywa ariko igihe cy'akazi cyagera ukakareka. Kuko hari inzoga ziragira kandi nta control yazo hari. Ejo bundi kubona ikiganiro kiza no kuba modega ikomeye cyane muri za commentaire abantu bavuga ati n'umukobwa umwe yavuze ati ngewe gutura muri biriya bihugu by'amahanga byitwa ko byateye imbere sinshobora gusubirayo. Ati bura mwanya wo kugira guhura n'inshuti, umwanya wo kugira umuryango, ntiwagura inzu yabigoye, ntiwagira umwanya wo kwita ku muryango. Mu Bufaransa bimeze gute? Kuko wenda we yavugira ku gice cyane cyo muri US, bamwe bavuga ati ariko hari muri France naho Burayi cyane cyane ubuzima bwa butandukanye ngira ngo cyane nubwo muri Amerika. France ni igihugu kiri social cyane. Ni igihugu umuntu rwose ahariramo ko niyo ugezeyo hari amafaranga baha umuntu ukihagera kugira ngo bamufashe kwiyentega. Muri Amerika byo ntabwo bibaho. Muri Amerika ni up and down. Muri Amerika ushobora gukira cyane, ejo ukabura cyane ugasanga ubaye umwezi nyine wo ku muhanda. Muri France ho ni igihugu ushobora ugiye wifata ugatekereza watera imbere. Sirtu ko nka hariya iyo ufite n'umufasha wawe ni igihugu gishobora kuba credit kugira ngo ugure apartment yawe. Niyo mpamvu we kuri wese kuri byagwaga muri Etats-Unis nibyo. Etats-Unis nibyo ni compliqué. Ariko Burayi ho ni Burayi nyine. Ariko ngo incomes burya abantu binjiza amafaranga ushobora kuba buri hasi ugereranyije na US. Waduha wenda ishusho nk'umuntu wakoze cyane ko hano hari imirimo isanzwe akenshi ya mirimo isanzwe, wenda wanatubwira n'imirimo ikunze kubonekayo cyane abantu bakunze gukora cyane, n'uburyo umuntu n'ikigero na range y'amafaranga umuntu ashobora kwinjiza, ku buryo n'umuntu udukurikiye muri kano kanya wenda wagira amahirwe cyangwa se ufuza gutera intambwe agiye ashobora kugenda ari amakuru make ahaziho avuga ati nshobora kuzajya cyane ko uburyo bwo kwinjiza amafaranga araburana barika ku isaha biba ari ibintu bibaza kenshi na kenshi. Ari bagambira ku isaha. Umuntu ugitangira ashobora gutangira nko kuri 1200 net ku kwezi. Ariko ushobora gushaka kandi kazi ukajya ubona nk'andi 800 ukabona nk'abiri. Icyo gihe rero dushusha nk'umwana uvuye hano i Kigali ushobora kujya muri France cyangwa se undi muntu wese y'iyo mikorere. Ese umuntu ashobora kuko guhindura ubuzima mu gihe gito biroroshye, cyangwa n'umuntu n'ahantu ugera gusanga expenses zirundi zirangana n'umushahara ugasanga n'ubundi bitane n'ibya hano. Mbese mu buryo bwo kwiteza imbere waduye ishusho. Ishusho naba najya kubabeshya, ubwa mbere biragoye, amezi 3 ya mbere biba bigoye for sure, biba bigoye cyane kuko hari n'abamara igihe bavuze nk'abiri agahita ataha. Ariko icyiza cyahariya ushobora gukora utuzi twinshi kwifata nk'ariya banki iyo zibonye konti yawe utajya mu madekuveri cyane. Dekuveri nyine ni ukuvuga ngo amafaranga ari ku konti wagiye muri negative. Niba uri adekuveri inshuro nyinshi babona udepansa nta credit baguha, kuko hariya amakredi atuma
atuma ushinga projet yawe cyangwa ugashinga kampani yawe bigatuma utera imbere. Ariko nk'umujene nabwira ni ukugenda hariya agahita atangira akazi akariko kose akagatangira nyuma nicyo cyiza cyahariya. Hariya ushobora gutera imbere bigatuma ukazanaruka nina kubaka izindi kampani. Hari ababigenza gutyo bagakora nk'imyaka nk'itanu akagaruka amafaranga yasize ku ruhande agahita yinvesting inanga. Tukunda kuboneka cyane mutunga gukora muri za fast food, gukora sécurité, gukora ménage, gukora ikira n'utuzi hariya abazungu badakunda. nitwo bahahira bene iwacu kiba bitwaye cya mbere se ko ari ukuba winjiza amafaranga ku isaha baguha nkangahe hariya? Ku isaha net utangiye baguha amayero 8 cyangwa 9 net. Ariko ushobora kuvura hari n'abayembwa 15 ku isaha. 15 ku isaha kuza amasaha 8 10 Ikoza amasaha 8 ku munsi. Wajya nka saa 50 ku munsi koza amasaha 10. Ariko icyo navuga nuko umujene ushaka kugira amenye koko nukwitanga kwihangana nyuma y'umwaka cyangwa nyuma y'imyaka 2 bikagenda neza noneho utangira ukinvestisa. Ama expense by'amapartoma biba bihenze imisoro myinshi. Apartoma kone ibonye bijya kumera nk'inaha. Hari amapartoma atufita muri foyer tujya kumera nk'uturoje twa 9 mètres carrés tungo tutubona nko kuri 200. Ariko amapartoma asanzwe ngwero kuri 500 kazamuka. Nzino ishiriritse muri 200. Muri 200 euro. So ngiye ku ruhande rwanjye ni kumva ubuzima bushoboka no gutera imbere biroroshye. Uwo muntu wagira amahirwe yo kugerayo ndi kumva hari amahirwe menshi. Hari amahirwe ashyize mu bushatse byashoboka ariko biba bikomeye. Nta kintu cyoroshye kibaho. Yes. Ngaye nguko rero noneho tugiye kwinjira wowe mu kazi kawe ka buri munsi ndetse ku producer se uri hano mu Rwanda uri kubihuza gute? Abantu bari gukorana ama projet se bimeze bite? Ama projet narakoze ndi hariya nakoranye na Kivumbi King, Betray, Racine, Bushare na Kamaro nawe arizasohoka. Nizo ngizo nakoze. Nauze mbona Basine we projet hanze. Projet hanze ariko hari itarasohoka. Okay. Hari muziki myiza wa? Turagerageza mwakoze turagerageza. Izo rero connection cyaro ari wahisemo ese mukorana gute muhuza gute kugira ngo imiziki ijye hanze? Alors twatangiye turi kumwe Ndayiri shout out to Ange yaramfashije. No Ange Ingami Ange ngano gutinga hamwe na Kamaro. Nibura Ange nawe ndamushimira cyane. Kamaro nawe yabigiyemo na petit frère Ange Christian n'undi witwa Hervé na Shafi wita Shafi babandi kora amafilme Gashogi nibo bagiye bangunitinga nkagenda mbona abahanzi bose noneho tugakorana ngiye nkohereza beats ngishyira featuring ngishyira na studio ndimo bakayikora. Ubundi ibisigaye nawe ari touch koraho yewe nkora beats ako twumvikana ngamubwira ibyo nshaka nakumvita misinze neza tukongera tukayisubiramo kugira ngo dukore ibintu bigize bifite quality. Ariko indirimbo isosi sokari yawe abari yanjye
ni 100% kabisa ni yanjye 100%. Kuko nge urumva nge muri featuring nyarishye studio byose. Abo rero wahisemo nuko aribo bakoreye ku baprocina cyangwa nuko aribo nubundi nge nibona hisemo wabonaga umva bakorana nazo. Nge ni hip hop ariko nura Kivumbi namukoye akantu ka R&B kuntu. Hari n'abandi bishobose twazakorana ariko nge ni hip hop. Na nuza na Pifra nawe ari ngoma tuzasohokana. Nayo nari mufitanye. Nirifitanye projet. Donc uri mu Rwanda uri muri vacances nibyo wabonye n'amahirwe yo kuba wakurikirana zimwe muri project wagiye ukora nabo no kumutinga nabo. Wabusanzwe se ikibuga kimeze gute urabona uri ikibuga cya Musike Nyarwanda igeze kure abana nebe barakaze ntago ari gakera nko kuri epoque yaba Mashmapa ba Mahoni Boni ba Tough Gang ba Kigali Boys angaho indirimbo yasohoka ariko ubu ngubu bisohoka buri munsi abana ni barimo barakora cyane. Iyo ubonye rap yo mu y'Abanyarwanda ukareba naho pop y'Abafaransa cyane ko mu Faransa benshi rapa igifaransa kimeze neza biryoshye kabisa. Ubona umunyarwanda hano rapa i Kigali yagira mu Faransa akajya mu kibuga ko tugiye kubona abanzi benshi bajya muri za diaspora ugasanga no kwigira ngo aririmbe mu mudugudu bibagora. Birashoboka ubushobozi bw'Abanyarwanda ashobora kujya muri Faransa akaba yagira izina rikazamuka. Nka nuza yakoranye n'umu Arasine yakoranye n'umu Guadeloupe burya nabwo no France nubwo muri Amerika barakoranye na Ish Kevin ashaka kugenda hari agatwika kabisa. Ish Kevin Kivumbi kuri R&B hari n'abakora hari mu France n'abakora za Afro ariko barahari na rero beze nawe ashobora kugenda bakora featuring ku ibintu byose ni kuri internet. Ashobora kugenda mu muziki ari ashobora kohereza izina rigafata muri France. Muri France ni benshi niyo ndi kwibaza umunyarwanda ajya muri France birashoboka France izina rigafata birashoboka ariko nabyo uko nabivuze mbere na akazi ni buri munsi ari ukuntu bigenda ufata beats y'indirimbo igezweho ugakora freestyle no freestyle hariya ukuntu bigenda hari abartiste nka Buba niyo Buba avarize iyo freestyle ashobora gushyira muri connection nandi malebo urumva none icyo gihe bakakontakta bakora single ya mbere hit ya mbere amagutinga ukaba wagiye niko byagenze kuri nuze kuri Niska nawe ni rapper ukomeye cyane hano muri France yakoze freestyle Buba aramuvalida amaze kumuvalida amukonekta muri system ubungubu bakomeye cyane akoze amahiti menshi cyane ariko umunyarwanda birashoboka ibintu byose birashoboka. Nabonye ko nahari hari abanyarwanda hari baririmba nuza Stromae barazwi Sonia bose barazwi kugeza ubu muri Miss Superstar ugezwe muri France abantu benshi ubona bakunda muri star umurapu ugezweho ni Ninyo yitwa Ninyo n'ugezweho Ninyo ni ugezweho. Ese ari hip hop na R&B cyangwa se izindi njyana zitandukanye hari usanga izo bitabira cyane cyangwa zikunzwe urabona mu Rwanda usanga R&B iri hejuru hip hop nayo hafi ubu hip hop ikongera kugaruka cyane igarurira bwabo baraza so hari bimeze bite hari ubungubu navuga ko Afrobeats zo muri Nigeria iranjyana irimo irazamuka ariko hip hop iracyari hejuru. R&B wapi kuko ari abantu benshi baririmba bakakoresha autotune muri za studio akaririmba hari R&B ni bake cyane. Wangi muziki ya hip hop na Afrobeat niyo usanga niyo hari ni abantu bakunzwe cyane ikunzwe cyane. Okay ngaye nguko rero so hano mu Rwanda rero wenda rugiye no kubikomozaho mu kanya turimo turagenda tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu twagiranye
amwe mu mazina aziyongera kuyo mumaze gukorana utekereza ko wasiga usayininze nabo ni sayininze nabo nifuza gukorana na Ish Kevin Ish Kevin Airways kuri abo ngabo na Siritu Ish Kevin nabo ngabo numva kabisa twazakorana iminsi imbere yes na reka twizere ko bizacamo kuko nandi mahirwe ndetse n'indi opportunity ko banyamuziki bacu kuba ariko nakorana ndetse ari uburyo ushobora gutuma hari iyo muziki mwakoranye ari uburyo yumvwa hariya ari muri France cyangwa n'ubundi no kuzikora kugira oya ngewe bundi objectif yanjye no gusora mixtape project yanjye mixtape indirimbo 14 cyangwa 16 ariko abenshi bazaba bariho featuring zabo zero nyinshi bazaba iz'abanyarwanda nako hari n'abandi bari nabo tuzakorana kuri iyo project yes ngango bijyanye na music nuko bimeze ngira ngo abantu barenda banabisobanukiwe nababumvise zimwe muri project genda ukora basobanukiwe uko bimeze n'ubyo mukorana nabo umukiriho no kubashyigikira murakoze ngombwa link yemwe muri project yawe link zirari kuri YouTube harimo n'ama music video abiri nagiye nkora hariya kuri YouTube ndimo kugenda bakandikaho Mr. Hodrim Production zero uhita tuzashira link ya school ya Kigambo mushobora kuza korohera akagenda akazireba ziri tukara n'uryo na video bose zikorwa nande video nakoranye n'abatipari muri France b'abantier ariko icyo gihe byari kera ubu ngubu mu Rwanda ushobora kuzasohora nka music video ebyiri cyangwa eshatu inshuti y'inanga byiza cyane ni ibiki by'ukumbura mu Rwanda uri muri France muri France ibintu byo kumbura mu Rwanda ni ibintu by'inuza rwose bya gakondo n'ibintu byo kurya gutembera mu misozi imijyi itandukanye za Rubavu Musanze oya na famille abasigaye n'ababinanga yes kadusoze katugane ku musozo tuganire bikeya imana dufashe tubonane twongere tumene mwabiri appreciate kabisa murakoze kandi Kigali kandi uzagira ibihe byiza gukora ibyo ukwiye gukora mu gihe ese uzasubirayo ari package ufite ibyo tubifuza so message rero batanga ku banyamuziki hano mu Rwanda kadurangize ku kiganiro usiga message ku banyamuziki bari gukora barimo kuzamuka cyangwa se namaze no kugira izina kugira ngo tuzajye kuri level international cyane ko ubona cyari local cyane mpuzamahanga hari message batanga ikindi ku bantu bifuza kujya i Burayi abashene situko nawe cyari muri okati ubuzima bwaho hari inama nabo wabaha ubundi tugasoza ku muziki ni ugukora internet gusharinga imiziki cyane nk'aba producer nyohereza beats nkayumva ndabona ngo twagiye dukorana tutaranabonana akamama pattern nkayamwohereza tugakorana beats ni gusharinga imiziki yabo bakagira style yabo hari igihungu ingoma gusanga imeze nk'iyo muri Nigeria cyangwa usanga ni Nyamerika cyane ariko hari igihe ufata style yawe ufata style hanyuma ugakuriyatinga style yawe ukumva n'imiziki y'ahandi kugira ngo nyine wevure ibintu yawe ibihangano byawe okay hanyuma noneho ku bajene bashaka gushaka ubuzima abafira mu mazi abajene bashaka gushaka ubuzima Burayi bashobora kuhajya ariko ni ukwitonda hari abajya ugasanga ubuzima bwarabananiye niba ugiye ari ugasanga bikunda n'ibyiza nuko wahita wigarukira inangaha
kuko intanga nabonye n'igihugu cyateye imbere cyane nuko nta mpamvu yo kujya kwiyangiza hanze utumwanya wawe cyangwa wiyangiriza mu madrogs n'ibindi bintu bidakoresha agaciro. Nako icyo nababwira ni ugukora, abashaka kujya hariya nubwo yagera hariya agakora, niba ashaka gutera imbere no gukora, nta yindi soko ari no gukora cyane. Reka tugushimire, murakoze cyane umwanya twafasha kuganira. Murakoze cyane, ndahari kabisa, tuzongera tuganira. Nakagaruka. Merci, ciao.